Abagore 18 nibo bagize itsinda imbere heza rikora ifumbire y'imborera mu byatsi mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Kageyo, akagari ka Muhondo, umudugudu wa Mwangi. Ni ifumbire bakora bitabasabye ikiguzi, usibye kubibonera umwanya gusa kuko ngo bakora amasaha 3 y'ikigoroba inshuro 2 mu cyumweru. Aho bahurira buri umwe yitwaza ibyatsi bakabitemagura, nyuma bakabivanga n'itaka kimwe n'ibindi ubahagarariye asobanura. Tukazana ivu, tukazana ifumbire y'ayo matungo, y'ihene cyangwa y'inka cyangwa y'ingurube, biterwa n'itungo umuntu yoroye. Twarangiza tukazana inkari, tukazana n'amatotoro mu gihe tuyabonye nayo cyangwa se tukayagura. Nyuma yo gukora imvange ngirundwa aho imvura ibasha kuyigwaho cyangwa byoroshye kuyivomera amazi mu bihe by'izuba kugira ngo nibura mu mezi 3 cyangwa 4 ibe yaboze yahindutse ifumbire y'imborera ifumbira imyaka mu murima. Abagore bagize itsinda imbere heza bavuga ko mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize ari bw'ifumbire ya mbere yatunganye, bayigurisha amafaranga miliyoni 2,75 barayasaranganya. Tuza kubona amafaranga rwose atubutse ahagije. Umudamu rwose nk'ubu nkanjye nagize nguramo umufuka w'ibishyimbo w'ibihumbi 40, nayo nabonyemo ibihumbi 150. Ubwo noneho maze kugura ndagenda nguramo ihene, nigura n'igitenge, nguramo n'abana, ndetse ubu niguremo na telefone y'ibihumbi 7. Bishatse kuvuga ko gukorera ifumbire bigufatiye runini? Yewe rwose ubu ngubu mu rugo tumeze neza, nta kibazo rwose, byatugira akamaro cyane. Banyemo ibihumbi 80. Ayo mafaranga nabashiye kwigura mituweli, nguramo n'agatungo, nguramo n'icyo nambara, niguriramo n'amakaye y'abana. Usibye kuba byinjiza amafaranga, gukora ifumbire y'imborera ngo byanagize uruhare mu kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bukorerwa ku materasi y'indinganire mu bice bitandukanye by'akarere ka Gicumbi, kuko wikubye inshuro zirenze 2. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko gufumbiza imborera bifasha ubutaka kwakira ibitunga ibihingwa no kudakomera ngo bube nk'urutare cyangwa bube bwashwanyaguzwa n'isuri.